Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Jusqu'à la semaine dernière, vous faisiez du retrait des troupes rwandaises du Congo le préalable à toute signature d'accord. Mais vendredi dernier, à Washington, vous avez finalement signé un accord de coopération économique avec le Rwanda pour le développement futur de la sous-région. Pourquoi vous avez changé d'avis ? umunyamakuru yatangiye asuhuza Patrick Muyaya ati mwaramutseho neza bwana ministry. Patrick Muyaya ati mwaramutse neza. Umunyamakuru ati kugeza mu cyumweru gishize mwe mwaragize kurwaho ry'ingabo z'u Rwanda muri Congo nk'ishingiro rya mbere ritayegayezwa mbere yuko haba isinywa irya ryo ryose ry'amasezerano, ariko kuwa gatanu ushize Washington mwaje gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu n'u Rwanda ajyanye no guteza imbere akarere k'ibiyaga bigari. Niki cyatumye muhindura umwanzuro? Patrick Muyaya ati twashize umukono kuri ayo masezerano bitewe nuko habaye intambwe imaze guterwa. Hari intambwe imaze guterwa mu by'ukuri, habayeho kongerwamo igice gishya mu masezerano, kandi muri icyo gice hashyizwemo mu buryo bweruye ko gushyira mu bikorwa gahunda z'ubukungu zishingiye ku bufatanye bw'akarere bizakorwa gusa nyuma yo kuzuza ibisabwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'iby'umutekano, icyo bita konopsi, kireba ibice by'ubufatanye bwa gisirikare byavuzwe mu masezerano yo kuwa 27 Kamena. Ayo masezerano avuga ko ku ruhande rumwe tuzita ku kibazo cy'abarwanyi ba FDLR, naho u Rwanda narwo rugakuraho ibyo bita ingamba z'ubwirinzi. Mu by'ukuri ni ukuvuga kugabanya cyangwa gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare biri ku butaka bwacu. Twebwe turimo gukora ibyo twiyemeje kandi nabo bagomba gukora ibyabo. Umunyamakuru ati nk'uko bivuga ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu rishingiye kandi no kukurandura no guhatira abarwanyi ba FDLR cyangwa abanyarwanda bose bari ku butaka bwanyu gushyira intwaro hasi. Ariko se mu by'ukuri bwana ministry, mwigeze mushyira ku ikarita aho barwanyi bari cyangwa mwagaragaje aho barwanyi bari? Mwatangiye kubambura intwaro? Patrick Muyaya ati yego, hari umurimo wakozwe n'ingabo zacu mu rwego rwo gutegura iyo karita mu duce dufitwe n'ingabo zacu. Kugeza ubu tuvugana hari impuguke za gisirikare ziri ku butaka zitegura gushyira mu bikorwa icyiciro cya mbere cyo gusobanurira abo barwanyi kugira ngo bitange ku bushake nk'uko biteganywa. Ariko nibaramuka banze tuzakomeza mu cyiciro gikurikira kugira ngo twemeze ko twebwe twujuje ibyo twiyemeje. Umunyamakuru ati ese inama y'abagira neza yabereye i Paris kuwa 30 Ukwakira ushize yatanze umusaruro mwari muyitezeho cyangwa mwaratengushywe? Patrick Muyaya ati ntitwavuga ko twatengushywe kuko habaye ubukangurambaga bukomeye ku kibazo cyacu cy'ingenzi cyane, ikibazo cy'ubutabazi bw'abantu. Icyo gihe ibikenewe byabarirwaga hafi muri miliyari 2 z'amadolari, naho Paris yemeye gutanga hafi miliyari n'igice. Ntabwo ari byose twari dukeneye, ariko ni intambwe ikomeye kandi twiteguye gukomeza gukurikirana uwo murongo. Umunyamakuru ati murateganya gusinya amasezerano rusange n'abarwanyi ba M23, ariko kandi uwo mutwe ngo uri gushishikariza abantu benshi harimo n'abacamanza kwinjira mu butegetsi bwabo bwo mu duce bafashe. Mubivuga iki? Patrick Muyaya ati ni ibintu bidashidikanywaho. Minisitiri w'ubutegetsi n'ubutabera yarabivuze neza. Ibikorwa nk'ibi bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo bifatwa nk'iby'ubusa. Twebwe rero tubitaho umwanya cyane cyangwa tubyiteho kuko ibyo bikorwa nta hazaza bifite. Umunyamakuru ati ashize amezi arengane aho ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi Congo n'u Rwanda basinya amasezerano ya mbere y'amahoro i Washington kuwa 27 Kamena. None se amasezerano y'amahoro arambye azashyirwaho umukono ryari n'abakuru b'ibihugu byombi, Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame, mu ruhame rwa perezida cyangwa mu maso cyangwa ku buhuza bwa Perezida Donald Trump i Washington? Patrick Muyaya ati ndumva biteganyijwe, ariko ni ngombwa ko ibisabwa byose biba byuzuye. Kuri twe ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga mu rurimi rwa diplomasi ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ni ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare biri ku butaka bwacu.
nimara gukurwaho perezida wacu azaba ashobora kujya i Washington gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Umunyamakuru ati none rero nta rugendo perezida Felix Tshisekedi azagira i Washington mbere yuko ingabo z'u Rwanda zitangira gusohoka ku butaka bwanyu. Patrick Muyaya nta gushidikanya ati yego, ibyo twabibwiye n'abanyamerika bayobora ubuhuza gukura ingabo z'u Rwanda muri Congo ni ngombwa cyane kugira ngo dutere intambwe. Perezida wacu ntashobora kujya gusinya mu gihe tutarabona ubwishingizi hamwe n'abanyamerika ko habayeho ikurwa ry'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho byazo. Umunyamakuru ati kugira ngo ibyo bigerweho bisa naho mushyize icyizere kinini ku gitutu cy'abanyamerika, ariko ubu ko u Rwanda rwemeye kwakira impunzi cyangwa abimukira baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nimwumva ko Washington ishobora kubura uburyo bwo gukomeza gushyira igitutu kuri Kigali. Patrick Muyaya ati oya, ndumva atari ko biri. Perezida Trump kuva kera agaragaza ko afite ubushake bwo gufasha kugera ku mahoro. Yabikoze no mu bindi bihugu byinshi. Ku bijyanye n'igihugu cyacu Repubulika ya Demokarasi ya Congo arabyumva neza. Murabizi n'umwaye idasanzwe Dr. Bruce yakomeje kugenzura ibyerekeye ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, kandi nimukibagirwe ko hari ubushake bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwa Katari bwo gushora imari ikomeye muri aka karere mu rwego rwo gufungura amahirwe y'ubukungu n'ibikorwa by'ishoramari bizatuma abanyamerika babona amahirwe yo kubona ibikoresho by'ingenzi ku rwego rw'isi. Bityo twese dufite inyungu zihuriraho, kandi bisaba ko u Rwanda narwo rukora uruhare rwarwo nk'uko natwe turimo gukora urwacu. Nuko Patrick Muyaya yasoje, umunyamakuru aramushimira ati bwana Patrick Muyaya murakoze cyane. Patrick Muyaya ati nijye washimiye. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibyatangajwe na Patrick Muyaya, by'umwihariko ku bijyanye na Washington, ari byo tugiye kugarukaho dusoza iyi nkuru dusesengura iri jambo rya Patrick Muyaya yavugiye kuri RFI, ikinyamakuru gikomeye cyane cyo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yavuze ko mu gihe u Rwanda rutarakura ingabo mu butaka cyangwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atazigera ajya i Washington. Ni mu gihe haburaga iminsi mike ngo abakuru b'ibihugu nk'uko byatangajwe n'abahuza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na nyir'ubwite Perezida Tshisekedi ejo bundi muri Brazil yavugaga ko rwose yiteguye ko amahoro agiye kugaruka ndetse ko afite icyizere. Ibi rero byatangajwe na Patrick Muyaya kuri RFI bikaba binyuranyije cyane n'ibyatangajwe na Perezida Tshisekedi ndetse n'ibikomeje kugaragarira i Washington, nubwo iduaho bisa nk'ibyasubiye rudubi nyuma yaho Tshisekedi yanze kohereza intumwa ze cyangwa delegation y'i Kinshasa mu biganiro byagombaga guhuza AFC M23 ndetse na Kinshasa iduha muri iyi minsi. Ibi rero bikaba bigaragaza ko bikiguranye cyane, intambara iracyakomeje, kuko no muri iyi minsi rwose ngira ngo murabizi neza ko ubu intambara yongeye kuburwa, indege zitagira abapilote ndetse n'izindi ndege z'intambara nka Sukhoi ubwo na za CH4 za drones bikomeje kurasa mu bice bitandukanye birimo ibice bituwemo n'abanyamurenge. Ibi bintu rero biraza kugenda bite amahanga akomeje kumirwa bitewe n'imyitwarire ya leta ya Kinshasa mu bikomeje kubera ku butaka ndetse no mu biganiro, aho ku ruhande rumwe babona ko ibintu bigiye gukemuka mu kanya gato ukajya kubona ibintu byongeye gusubira rudubi. Ndabashimiye cyane, ni Pilot News TV, ndabakunda, mukomeze mane nanjye.